se nko mu itorero iyo ubona abantu badakura, abantu ukabona barabivamo ntabwo bikibaryoheye, hari ijambo ushaka gukoresha ryitwa kunamuka mu byizerwa. Ese kunamuka mu byizerwa mushumba biterwa n'iki? Baragaburirwa buri cyumweru no mu mibyizi ye hari amatorero menshi cyane aterana mu mibyizi, ariko ugasanga abantu kugira ngo bakure bazamuka ave ku rwego rumwe ajye ku rundi nk'uko umwana akura, ugasanga ahubwo aranamuka, ugasanga arimo kubivamo, ugasanga atangiye kongera kujya kwinywera inzoga, atangiye kuvuga aya magambo yo gutebya twigeze kuyaganiraho mu minsi yashize, agatangira nawe gusebya bagenzi be. Noneho ya magambo y'Imana yajyaga amufasha agatangira nawe kuyavuga nk'uyakerensa. Yesu ashimwe cyane nshuti zacu, nshuti za Mumuriza GB Ministries, amahoro y'Imana kuri twese aho muherereye hirya no hino, turabasuhuje kandi tubifuriza kugubwa neza mu kubaho kw'Imana yacu. Uyu munsi rero ni wa munsi Imana iduha kugira ngo tuwunezererwemo, twe gutwarwa n'iby'isi gusa, ahubwo twibuke no kujya gukora umurimo wayo. Rero turashima Imana cyane yaduhaye umushumba Dr. Zigirinshuti Michel kugira ngo ajye ahora adufasha cyangwa se tugendana muri uru rugendo rwo gusobanukirwa ibyo tutari twamenya neza kugira ngo tubitunganye. Mushumba turabakiriye. Amen. Rero uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo. Mbere yabyo reka tubanze dushima Imana iba yadushoboje kubaho, tukabyuka bikemera, tukavuga bigakunda, ndetse tugahabwa n'amagambo yo kuganira. Yesu ashimwe cyane. Kadushima Imana. Data mukunzi mwiza, tuguhaye icyubahiro, twongeye kukunezerwa yuduhaye umwanya nk'uyu wo kuba imbere yawe. Ni byinshi biba bidukeneye, imirimo isanzwe mwami ni byinshi, ariko nk'aka kanya yukaduhaye turanezerwa, twumva twishimiye kuba imbere yawe no kuganira ibyawe, kuko nibyo byururutse umutima, nibyo bidukomeza, nibyo bitwubaka, nibyo biduha imbaraga mu by'ubuzima. Turagushimiye ku bw'amushumba umuha umugisha, uhora azirikana kuba imbere mwami kugira ngo atange ibyo wamuhaye, ntabwo abigira ubwiru bwe ngo abigumane, ahubwo mwami yishimira gutanga ku byo afite kugira ngo n'abandi bose basobanukirwe. Umugisha rero umugaragu wawe Emmanuel mwami mu byo akora byose kugira ngo ibyawe bitungane. Turakunezerewe kuko ijambo tugiye kuganira rifashe benshi badukurikira, ndetse mwami rigere no ku bandi batari basobanukirwa kugira ngo bamenye iby'uru rugendo rw'agakiza. Turagushimiye ko byumvise, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mushumba tubahaye ikaze. Amen. Turabishimiye cyane kandi turabakunda. Imana y'amahoro ijye ibaha umugisha kuko mukora umurimo we yaduhamagaye neza mutagononwa. Imana rero iduhana umugisha twese. Hari ijambo maze iminsi cyangwa se niyo ugenzuye nk'abashumba cyane, njya nekereza nese twebwe niba tuyibona tutari abashumba, noneho se abashumba bafite amatorero bayoboye genda bite? Ese iyo babona umukumbi wicaye imbere bakumva n'ibirimo birakorwa cyangwa se bakabona badakura, burya umubyeyi ashimishwa no kubona umwana akura. Umwana ukamurera agakura, ukabona arakamba kambyara ahagurutse arirukanse, noneho ugatangira no kumutuma, nzanira utundutu, gira gutya, ejo akaba agiye ku ishuri, ejo akabazana diporome, ejo akakuzanira umugeni cyangwa se akakuzanira umukwe ukanezerwa. Ese nko mu itorero iyo ubona abantu badakura, abantu ukabona barabivamo ntabwo bikibaryoheye, hari ijambo ushaka gukoresha ryitwa kunamuka mu byizerwa. Ese kunamuka mu byizerwa mushumba biterwa n'iki? Baragaburirwa buri cyumweru no mu mibyizi ye hari amatorero menshi cyane aterana mu mibyizi, ariko ugasanga abantu kugira ngo bakure bazamuka ave ku rwego rumwe ajye ku rundi nk'uko umwana akura, ugasanga ahubwo aranamuka, ugasanga arimo kubivamo, ugasanga atangiye kongera kujya kwinywera inzoga, atangiye kuvuga aya magambo yo gutebya twigeze kuyaganiraho mu minsi yashize, agatangira nawe gusebya bagenzi be. Noneho ya magambo y'Imana yajyaga amufasha agatangira nawe kuyavuga nk'uyakerensa. Mbese ibintu by'Imana ukumva ntabwo bikiryoshye. Ibyo bintu iryo jambo warituganiraho gute musho kugira ngo n'abadukurikira babyumve? Murakoze. Amasomo yose, isomo ryose, ibyo nabashije kwiga
ribanzirizwa n'ibyo bita definition. Yego. Isobanuro. Iri jambo kunamuka risoba ntuzi ikintu sigaye bavuga ngo byivanze. Yego. Ngo byivanze. Mu cyongereza byita to be shaken. To be shaken. Yeah. In mind. Oh. Okay. Cyangwa confused. Ikuba confused. Mu by'ukuri kunamuka ni ukugabanukirwa, ni ugutakaza ibyo wizeraga ubitewe n'ibindi wumvise. Yego. Urabona mu Rwanda rw'Abaheburayo mu gice cya 10 umurongo wa 37-38. Yego. Haravuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda ariko umukiranutsi wanjye azashobora no kwizera. Nyamara nasubira umutima wanjye ntuzamwishimira. Hepfo akavuga ngo ariko twe ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera ngo tuzakiza ubugingo bwacu. Kunamuka nk'uko tubyumvise bisobanura ibintu byinjiye mu bitekerezo byawe noneho bikakumara n'ibyo wari uzi. Yego. Bikakumara n'ibyo wari wizeye, bigaca intege ibyo wari uzi wizera, bigashaka gushyiramo ibindi. Yego. Kandi ibyo bishyizemo nabyo ntubyakire, kuko bikagutera ikintu cya confusion. Yego. Ukavuga ibi niko kuri, ira niko kuri, njyaha nicyo bita kunamuka. Dufate ijambo ry'Imana kugira ngo twumve neza icyo bisobanura. Yego. Urwandiko rwa 2 intumwa Pawulo yandikiye Abatesalonike. Urebe igice cya 2 umurongo wa 2. Cyangwa turi ku murongo wa 1 nta kibazo. Abatesalonike ba 2 igice ni cya 2 rero ku murongo wa 1 baravuga ngo turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe. Ufata aya magambo tugiye kumva uyahuze n'ubusobanuro bahaye. Yego. Mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa mugahagarika imitima, naho mwaba mubitewe icya mbere ngo bihagarike umutima, ngo naho mwaba mubitewe kugira ahantu wumve n'umwuka, icyo ni kimwe, cyangwa iki cyangwa ijambo, ibyo ni bibiri, ngo cyangwa urwandiko, ni bitatu. Bikekwa ko byaba biturutse hehe? Kuri twe. Nimo Pawulo yakira Abatesalonike mu rwandiko rwa 2 bagira amakenga mbese. Yabasabaga kugirira amakenga ikintu cyose n'undi mwigisha wese n'urundi rwandiko rwose. Urabona ukumpaguruka ngasura amatorero ntabwo kera ko byagendaga. Yego. Ndandikaga none mu rwandiko nanditse ukazasubira imbere y'iteraniro, iyo nshaka kubabwira byose nkabishyiramo ntizigize mureba aha ngaha, nkabishyiramo. Yego. nkasoza avuga nti maze mutashye abera n'abataje mu materaniro bose mubasuhuze n'ibyo ngibyo. Aha rero agira ati please turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu ntimunamuke. Yego. Ntimunamuke ngo muve mu byizerwa, mutakaze icyo mwakiriye, mwaba mubitewe n'urwandiko, mwaba mubitewe n'umwuka, mwaba mubitewe n'ijambo, byose ubibabeshyeshya akababwira ko byaturutse kuri twe. Pawulo yageze avuga ngo nubwo uwo muntu yaba avuga yuko ari intumwa yacu, yego,
avuga ko twebwe twamutumye, avuga ko urwandiko twarumuhaye, muzitonde mujye mubanza munatubaze, yego, ariko mwe kunamuka. Iki gihe rero hari hariho iyihe crise yari iriho, yari crise ibwira Abatesalonike ko Yesu yamaze kuza, n'abagenda baragiye, abajyana yarabajyanye, abandi mukomeze munezerwe, musimbizi muri mu bicyugo, ubwo murashya mwaruriki, ubwo murango mutegereje Yesu waje kera hashize yaragiye, aje aba yajyanye n'abajyanye, ubwo muraho ntabwo mutegereje iki, ntabwo uri gutuvutumbati, nta kurambagiza, nta kigoma hata. Ibyo bintu bibahagarika umutima, baranamuka, yandika urwandiko rwa kabiri. Niyo mpamvu ureba hepfo ya hahandi havuze ngo n'urwandiko rukeka ko ruvuye kuri twe bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya mugoma atarahishurwa ariwe mwana wo kurimbuka. Urumva twereka ko haracyariho ibintu bitarabaho, ntabwo byo kuzareberaho ko kuza yaba yaraje. Noneho rero ijambo ryo kunamuka, kuko turisobanuye kandi tugasanga ijambo ry'Imana ariko rivuga, uyu munsi wa none biriho mu bantu biriho ibinamura, hariho inyigishirize, hari abasobanura ijambo ry'Imana uko bishakiye bakarigoreka. Ibi byose biri mu binamura wa Kristo. Se Yesu ntakije ko natwe tuzaba muri aya mataje arimo kubakwa, mbese ntiyandikishe na bonoma se, ese bazandika abantu bameze gute, nzaba se muyo hasi nzaba muyo hejuru se, hanyuma se tuzabaho tudahaha, ubu se ko mu ijuru ijambo ry'Imana ryavuze ngo n'iry'amaso atarabona, n'iry'amatwi atarumva, n'iry'umutima utaratekereza, iyi nkaba ndeba bayubatse ngo yishushanyije nawe hari aho yigiye indi, akaba confused. Iyo confusion rero iyo bita kunamuka. Uburyo bumwe bwo kunamurwa n'imyigishirize n'ijambo n'ubuhanuzi. Hari ukunamuka rero kwa kabiri, icyo Yakobo yise imitima ibiri. Usome ijambo ry'Imana muri Yakobo mu gice cya mbere, twumva icyo havuga. Yakobo igice cya mbere, ngaho harebe umurongo, ndashaka ko duhera ku murongo wa 5, ubona ashaka n'uwa 8 ndawugeraho tumaze gusoma ibanza. Gasoma ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana, itishama, kandi izabuha. Ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushishubikana. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Urabona ko Pawulo aragira ati, niba hari umuntu ubuze ubwenge busabe, kandi busabe yizeye, nahumure rwose Imana izabumuha, kuko itimana kandi itishama azabuhabwa. Gusa icyo musabye, asabye yizeye adashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa hose n'umuyaga, ukawushushubikana ukawujyana aho ushatse. Ntabwo buriya ubukristo ari ikintu
umuyaga wose uhushye ukawutwara aho ushaka hose. Ubukristo bugomba kugira icyo bita stabilite. Yego. Bugomba kuba stable. Yego. Bugomba guhagarara bushikamye. Bugomba guhagarara bushoye imizi muri Kristo. Yego. Imana ishimwe. Amen. Bugomba guhagarara ku buryo umuyaga wose uhushye utabujyana iyo ushatse. Pawulo abibwira Abakorinto, yarababwiye ngo kugira ngo ibyo mwizeye, ibyo mwamenye mubihagararemo ku buryo mudatwarwa ahantu hose. Dusoma Abefeso 4. Yego. Kugira ngo tubyumve neza. Abefeso igice cya 4 mpere ku murongo wa 11 ngeze ku murongo nibura wa 16. Yego. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwirizabutumwa bwiza, n'abandi kuba bungeri n'abigisha. Yego. Ni inkingi eshanu. Kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umurimo wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana. Yego. Kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitsi bageze ku rugero rushyitsi. Yego. Rw'igihagararo cyande cya Kristo. 14 niho nashakaga. Kugira ngo tudakomeza kuba abantu duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Yego. Urumva ibintu birimo hariya harimo imyigishirize, uburiganya bw'abantu, 3 ubwenge bubi, 4 uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Ahubwo tuvuge ukuri. 15. Yego. Turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose, uwo niwe mutwe ari wo Kristo. Kuri uwo niho umubiri wose uteranywa neza ugafatanywa n'uko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Muri Kristo uwo niho umubiri ukura gukura kwawo kugira ngo kuze mu rukundo. Rero ubu Kristo ni ikintu kitagomba guhora gitwarwa n'umuyaga. N'ikibonetse cyose. Mwigisha uje. Yego. Asiza nkuye muri bya bindi ajyanye muri ibi. Umuhanuzi uje. Nawo nkuye muri ibi ashyize muri ibi. Abyumvise aho hantu twumvikana ngaha. Ntabwo ari ukuvana mu byaha ushyira mu Bukristo. Rega da, hubwo ni wa mu Kristo urimo kubungagizwa azerezwa cyo. Hari igihe twese kubivugaho igihe kimwe, ndababwira nti uzi ko hari Abakristo byagora kubona hashyingirwa. Yego. Cyangwa byagora kubona aho umwana we aheshwa umugisha, asabirwa umugisha. Kubera iki? Hari yarahagiye ntahazwi, abona nakigenda umucanze byivanze avayo ajya hariya. Hana naho baravuga ku cyaha umucanze ajya. Uyu muntu maze kujya ahantu hatanu, nubwo hagira ikigo kikwaka rekomandasiyo wayikura, ariko ni umushumba ati ntabwo nkuzi. Utinegera terana nganga ko nakuzi kandi amaze imyaka 4 maze nabaye muri worship team. Muri worship team nyine, ariko ntabwo tukuzi, ntituzi igihe twakwakiririye. Ibintu by'uruze rero burya biterwa nuko umuntu agenda bimucanga. Ariko mu Kristo muzima yagombye kunamuka none n'ejo bundi buriya cyane. Hano haravuga ngo umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira zose. Nigeze gutanga urugero, reka n'ubundi ubashye. Ubundi ijambo kwemera no kwizera ni amagambo atandukanye. Kwemera no kwizera. Yego. Iyo twatura hari bita confession, kwatura ibyo wemera. Hari ibyo twaturaga nko muri Katolike, hari icyo bita kwatura ukwemera kwacu. Ndemera ko Mungu Imana ari imwe. Nta dushobora byose n'ijuru n'isi, iboneka n'ibitaboneka,
umutegeka wacu n'umwana w'ikinege wa Mungu. Yego mbere byose patiri asanzwe mubyara ni Imana yavuye ku Mana n'urundi rwavuye ku rundi, tukatura kwizera kwacu, tukatura umuzuko, tukatura ko tuzajya mu ijuru. Ariko buriya niba umuntu hari ibintu byanjye namusezeranyije namubwiye akabyemera akananyizera, undi muntu akamubwira ati niko Pastor Michel kwijeje iki? Yaranyijeje ngo ngende nemere nakire umufiance kazashingira ngo yaraziranye na data ngo azagara mu cyuho, kandi kuko nari mwemereye ndamubwira mva mwana wigumya guhera mu kera gati turahari, genda wemere ubukwe tuzabwakira tuzagushingira, humura humura ntago abantu bapfira gushira twarasigaye. Hanyuma yahura n'umuntu ati nikoze haryo Michel wabikwiringije maye bashingiye bangahera afite iki yewe urasebye ya ndamutindi yanditse n'iriva urasebye ubwo ni Michel nguza gushingira uzabona abantu se abantu ubwo se Michel azagura igisaba agura umutemera agura umusamba agura ivalize agura mara ahubwo agiye kukurya ngo umwana ngo zagira hehe kwa Michel azaraziriye umva wa muntu ibintu byose ibyiringiro yaramfiteho byose bigahita bimuvamo bikanamukira ahure na wa muntu kubera ukuntu uwo muntu amvuze, kubera ukuntu uwo muntu amumbwiye, kunyizera yanyizeye kukarangiriraho. Yesu adufashe. Amen. Nyamara haleluya, nyamara ngenzi neza n'umutima wanjye ko nari kuzafasha uyu mwana mpaka mugejeje mu rugo rwe. Imana dufashe cyane. Amen. Uriya mwana rero anamuwe nuko hari undi muntu wamvuze ukundi. Nicyo kunamuka bisobanura. Uyu munsi none umuntu uri muri Kristo Yesu amwizeye agira rya gahoro n'umwe Satani yamubwiye ati ariko hari ubwo ngo ngutegereje Kristo hajya ngo guha isezerano n'uti umuntu nta byinshi akoze nta magambo akubwiye kuko gusa avuze gutyo agasiga kuna agukambaye mu ikizere cyose usaba ufite Kristo. Yesu adufashe cyane. Amen. Noneho uku kwizera uyu muntu yarizeye iyo kumunamutsemo biragoye kongera kukubaka kuko bisaba ngo yongera nshake nanshaka mbwira uko byamugendekeye wenda nongere musubiriremo y'amasezerano ibyo namwemereye wenda ragera hakomere, ariko igitangaje mushiki wanjye nubwo namukomeza muri we harimo akavirusi akamikorobe yakiriye akugendera gahoro kubera ko nta kundi yabigenza arongera izera ibyanjye ariko nyamara n'aka kantu yumvira akabikemo. Ngana ku musozo reka mvuge gatoya ku kundi kunamuka. Yego. Urugero hari ahantu nakubwiye ko ndi gusange. Yego. Sibyo? Nabwiye nti undegerereza hanaha kuri ya rond-point iraha naha mu marembo y'ikibuga niho ndi gusange kandi kugeraho isaa 3. Yego. Okay, kubera mbutiyaje untegeza hagati ya saa 3 na saa 3 n'igice. Siko mubwiye? Yego. Ubitewe n'ukuntu nyizera uragenda urahagarara kubera ko kwizera unyizeye urabyemera unagera aha hantu urantegereza kubera kwizera unyizeye. Noneho rero ariko ahantu nkumviriza no kumana ibashoboze guhumba kubw'impamvu runaka zibaye zitunguranye ndatinda ya minota wamaye irashize n'igice kirarenga saa 4 bayikubisemo saa 5 saa 6 n'igice saa 7 aha murumva neza. Yego. Tanto telefone bayinyibye
cyangwa nayibagiye gisiga mu rugo cyangwa se yanzimiyeho sinabonye uko nkumenyesha yego itumanaho ryari byoroheje ariko sinabonye uko nkumenyesha uguhamagare nkwihanganishe ubwire ngo ndi mu nzira ndimo ndaza nubwo nahuye n'imbogamizi ariko ndimo ndaza rwose hariya hantu ngo nakubwiye uzantegerereza nta kindi kintu kiri buhaguhagarike ni iki ni ukwizera unyizera nubwo igihe naguhaye cyarenze ariko kwizera unyizera ni kuri urwego rwari cyariya ariko reka zo mvuga ingorane wawe mu kanya kakaba haje umuntu ufite yawe yewe gureti bite kwagazanga ntegereje pasiteri nshize buse ngo arahagera byarize yewe isaha irashize amagazi isaha irashize amagazi aha ngaha kandi iyo yansezeranyije yampaye maze kurenga gatatu nkabona iminwa yumye ubu ni ahantu hari kuva saa tatu nta narindi rwose navuye abawe none kamubwire rero enda tujye kuri kiyosike hepfo aha ngaha wenda uhafata tuzi ufate agafanta urebe akantu washyira mu nda nubwo kaba agakeke urebe akantu washyira mu nda uramira agatima ugaruke uhagarare umwanya wawe aho usanga ntamujyanye aragiye niba ari agafanta niba ari akaji ako bafata kose bamaze kugafata guhagarara hahandi bene data mbabwire ndagiye mbabwire ko uku gutegereza kwa kabiri kwa nyuma y'uko havuye kuba wigeze kuhava utegeranyije ibyiringiro ariko bigukoze isoni kuko uri en confusion uragira utari ko mana naba na mbere sinigeze mva ngaha ubu rero nigeze kuhava yaba yaciyeho aha none igihe navaga aha yaba aribwo nawe yahageze akambura mana y'umwijuru ku mana y'umwijuru ni ukuvuga ngo gutegereza kose kwa nyuma yo kunamuka kuba gufite ingaruka mu muntu zo gushidikanya rero imana ibafashe bagirire neza ni byiza kuguma mu mwanya wo gutegereza mu kristo yego tutabaye ahantu hariya yesu atugirire neza amen ijambo ry'imana riradusaba kwizera uwo twizeye tukaguma mu mwanya yadushyizemo tugategereza rero izi ntambara ntabwo zibuze zizanabura biduca intege ntibibura ariko byose bijye bidusanga muri kristo bidusige muri kristo amen amen reka tuze mbibutsa akantu iyo uwiteka abwira dawidi niko dawidi ngo wankoshereje rero wakosheje rwose kandi ndaguhana pe byanga kuno ruhana muri ikosa rikomeye umbarira abantu ukababara nta soni wabarwa nakubwiye none imbere yawe hari ibihano bitatu hari mugiga ikanyura mu gihugu ikagishendagaza hari inkota hakaba ari inzara si bitatu hitamo nahitamo kimwe ko guhana akunda guhana naratangaye dawidi ngo ajye kuvuga ati amahitamo yanjye nuko nigwira imbere yawe none ikintu cyo cyari igihano ntabwo cyarimo nuko nigwira hehe mu biganza byawe ko nigwira mu biganza byawe iki kintu dawidi yakoze uzi ko reka mvuge ngo cyasekeje imana kitangazamo ukuntu ngo nayo isa n'izo tuva dawidi uramvuze nawe rwose ubu se umuntu uvuze ngo uragwa mu biganza byanjye nawe nyikugize gute ndakumenyesha ko ayo magambo yose y'inkota inzara umugiga nta cyabaye kubera ukuntu dawidi ahisemo kwigura mu biganza by'imana rero marigre intege nke zacu marigre ibiturwanya
ibidusakuriza tuzaho induru ariko twigumire hehe hahandi Kristo yadusize. Amen. Imana ibaduhira umugisha. Amen. Urumva ko namuka ariko nabivuga Imana. Ni ukuri Imana ibaho umugisha cyane mushumba, murakoze turabashimiye. Ntekereza yuko n'abadukurikiye muri bwumve buri muntu agakuramo irye, tegereza wihanganye, icyo wabwiwe n'Imana kizasohora. Wijarajara, wijya hariya na hariya, wikumvaho induru zivugiye ngo wirukanka ujyeyo. Guma hamwe, ugira aho ubarizwa, umushumba wawe akumenye, ugira n'icyo ukora. Rega twese burya dufite impano, hari icyo wakora muri iryo torero wicayemo, hari icyo wakora muri korari, hari icyo wakora pe. Rekeraho kujarajara, rekeraho kunamuka, ahubwo wizere, utegereze Imana icyo yavuze no kugikora izagikora. Mushumba turabashimiye, ngira ngo dusengere abadukurikira kugira ngo imitima yacu ikomeze kwizera no gutegereza aho turi imbere y'Imana. Mana data twese uri mu ijuru, iri jambo rero duhaye ngo turiganirize abatwumva ku cyo abantu barimo kunamuka, niyo ntego twari dufite muri iri jambo ryawe. Twasobanuye kunamuka icyo ari cyo, nicyo bisobanura mu buzima bwa buri munsi bw'umukristo. Rero turasenze kugira ngo abantu bose bateze amatwi iri jambo bari gukomerera mu byo bizeye, badateranganwa hose n'umuyaga, ngo bakomeze Mana mu byo bizera. Ndagushimiye kuri Imana yaduhamagaye, kandi umwanditsi Pawulo yandikiye Abatesalonike yarababwiye ngo yibahamagara niyo kwizerwa no kubikora uzabikora. Haleluya. Rero abumvise iri jambo ryo gukomera, be kunamuka, ahubwo bagume bahagarare mu byizerwa. Kandi ubuyobe buriho buciye mu myigishirize, buciye mu buhanuzi, ububarinde. Dufite ibyiringiro kuko waravuze ngo izawe urazizi, ngo zizi ijwi ryawe, kandi kubera kurimenya ngo ntizishobora kwibeshya ngo zikwitiranye n'ay'abandi. Ndagushimiye ko uzabigenza neza mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen.